Mwongeye kwirirwa, ndabashuhuje, ndagushimiye wowe wafashe umwanya ukaba ukurikiye iki kiganiro. Ibuka gukora subscribe, like, comment y'umuhanzi twazavugaho ubutaha. Ibyo dukora ni mwe tubikorera. Muri ab'agaciro kuba wahisemo gukurikira iki kiganiro. Ndagushimiye. Mbere yuko dutangira, iyi foto urayizi? Iyi se urayizi? Ntago wayiyoberwa. Reka twikomereze. Uyu bamwita Ariel Ways. Ni umuhanzi nyarwanda akoze amateka menshi, akoze byinshi bitangaje. Ibi byose nibyo yagiye akora n'ibigwi yakoze n'indirimbo yakoze zitangaje, nibyo tugiye kwinjiramo muri aka kanya. Amazina ye nyakuri yitwa Ways Ariel, akunda kwitwa Ariel Ways, izina ry'ubuhanzi cyangwa se nayamuduhaye. Ijwi rye nirisanzwe, ibikorwa bye nibisanzwe. Tutitaye ku ijwi, afite n'ikimero kirangaza abantu benshi, akaba ariyo mpamvu ashobora kuba afite igikundiro mu bagabo benshi cyane, aribyo bituma indirimbo ze zirushaho kumenyekana cyane. Twavuga ibye bukira bukanacya, ni igitabo, ni amateka, ni byinshi ntiwabivamo. Reka dusubikira hano, tuzahure mu gice cy'ubutaha. Icyo ngusaba, nimba waryoheye n'ikiganiro cyangwa wifuza kuduha igitekerezo, andika muri comment igitekerezo cyawe y'ikintu tuzahindura twakongeramo. Njye mwari kumwe, nitwa Mbaraga. Iyi ni M&B Empire.